nimwe mubaha intwaro, nimwe mubaha amafaranga, nimwe mubaha ubutaka, nimwe ni mwebwe mubafubitse, ni mwebwe mubaha aho gukorera n'ibikoresho. Mwitandukanye nayo murebe ko hari ikindi tuzongera. Ntabwo leta y'u Rwanda ishobora kujya mu masezerano itazubahiriza, ishobora, kuko kubahiriza iby'u Rwanda, reka tuvuge nk'ibyo kuvuga ingamba zo kwirindira umutekano, ukazigiza hino, wenda ukazigarura i Kigali ukazikura ku mupaka, cyangwa se ukazirekera Rubavu, byaturuka ko icyari cyatumye n'ubundi uzishyiraho in the first place cyavuyeho. So naho rero ugarutse kuri biriya bya Rwanda gushyigikira, Rwanda nyine Perezida Kagame se ntiyabyivugiye gushyigikira M23. Gushyigikira bitandukanye no gutanga support. Interahamwe n'ingabo na gendarmerie, uburyo bahise bafunga ahantu hose, ari nayo mpamvu hapfuye abantu benshi cyane mu gihe gito. Bari barimo kugendera kuri gahunda nk'uko umuntu yaba yarapanze intambara, bari barapanze ubwicanyi. Niyo mpamvu byagiye kuri bo bumvaga birimo kugenda neza, kuri bo bumvaga birimo kugenda neza, bumvaga barimo kugera ku mugambi bateguye. Ninde se wawuteguye? Si leta? None se biriya bintu uburyo babikoze, umubare w'abantu bishe, imihoro yari ihari, impiri zari zihari, imbunda zari zihari, amacumu yari ahari, byose izo ni resources, ni tools zo kurwana. Babimobilije muri ririya joro Habyarimana amaze gupfa. Yes, reka tubasuhuze inshuti bakunze mukurikiye ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Ngiye ubasuhuza, nitwa Simon Nkumuza. Twinjiye mu kiganiro cyacu cya none, ariko nk'uko muri kubibona kuri screens zanyu, turi kumwe n'umutumirwa wacu tugiye kuganira. N'umugabo umuntu yavuga ko atari mushya muri ibi bintu tugiye kuganira, cyane cyane no muri uyu mwuga. Yitwa Ignatius Kabagambe. Turabana nk'umusesenguzi. Tubaha ikaze kandi tunabashimira ko mwemeye ubutumire bwacu kuri One Nation Radio. Murakoze cyane Muhumuza. Nishimiye kuganira nawe n'audience ya One Nation Radio badukurikira. Yego, njyewe nsanzwe n'ubundi nkurikira ubusesenguzi bwanyu n'ubundi mu biganiro bitandukanye. Abantu n'ubundi barakuzi kuri social media, uri active cyane, ariko cyane cyane ukunze kugaragara mu busesenguzi bw'ibijyanye n'umutekano mu karere, cyane cyane by'umwihariko akarere k'ibiyaga bigari. Aho nifuzaga ko duhera, wenda kuba dukurikiye, hari ikintu gihari, ntabwo ari hashize iminsi myinshi, hari umutwe wa FDLR, ni umutwe w'iterabwoba ushyigikiwe na leta ya Kinshasa, aho ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni umutwe umaze igihe kinini mu burasirazuba bwa Kongo ukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uyu usesenguye ubundi, wenda reka duheraho, ubona FDLR aho igeze kuri ubu ngubu, hari imbaraga ki igifite, zireshya gute ku buryo abantu bamwe bashobora kuba bayirangamiraho? Abantu bakaba
bayirangamiraho bakumva ko hari icyo ishobora gukora. urakoze. FDLR irahari, yego, utayitayeho yagukoraho. yego, ni ukuvuga ngo buriya ahubwo impamvu itaradusanga hano ngo idukoreshe ibyo ishaka muri gahunda zayo zigendanye na politike ya jenoside ya leta yatsinzwe, ni uko ikumirirwa hariya. yego, bya bintu byitwa defensive measures, ingamba z'umutekano z'ubwirinzi bw'u Rwanda, yego, nizo zituma itaradusanga hano i Kigali. yego, igihe uzumva rero itarimo kurasa mu Kinigi cyangwa se bataduteye Nyungwe, ni ukuvuga ntabwo ari uko batabishaka, nta nubwo ari uko batabipanga, nta nubwo si uko batabigambirira, ahubwo ni uko ingabo z'igihugu ziba zibyitayeho, ziba ziri maso, ziba zishoboye. Gushobora rero bigendanye cyane no kugira ngo ugutera, wigeze kuguteraho, ushaka kugutera wigeze kuguteraho, we kwemera ko yongera kugutera. Iyo yaguteye yakumenera ibintu, yakwicira abantu, yakwangiriza ubukungu, yatuma abashyitsi baza mu gihugu baje kutureba, baje kureba ibyacu mu bukerarugendo, cyane cyane ko hariya haturanye habangikanye cyane n'ibirunga na Nyungwe. Hariya n'umutungo w'u Rwanda kamere tubyaza umusaruro mu rwego rw'ubukerarugendo. yego, Haradukamiye, hakamiye u Rwanda. Hagomba rero kurindwa byitayeho cyane, ariko shyiraho n'ubuzima bw'abantu. Ntabwo iyo baje baba bashaka ibintu bitandukanye, barashaka kugira ngo bateze igihugu umutekano muke, barashaka kwiba, barashaka kwica abantu, kuko FDLR ni abana ba Exfar, ni abana b'interahamwe. Ideologie ni imwe, kandi abo ngabo Exfar, MRND, interahamwe, ibyo bakoze turabizi mu 1994 na mbere, jenoside bakorewe abatutsi, n'ubu ngubu nibyo bakirimo. Usibye n'abariya bari mu mashyamba bafite imbunda, nabo tuba tureba ku mbuga nkoranyambaga bari hanze, nabo ibitekerezo byabo tuba tubibona. FDLR rero utayishe yakwica, utayimiriye yagutera kandi akaguhungabanya. Ni nk'uko wabwira Amerika na Israel ngo bakerense Iran, urumva bafite ibyo bapfa, ni ibintu byabo, ariko urabona banayirusha imbaraga, ariko nabo hari ibyabo irimo kwangiza. So ndabivuga ntafite n'ahantu mbogamiye, ariko ndimo gukora assessment y'uburyo iriya ntambara ndimo kwibona. Na FDLR rero nayo uyihaye agahenge yagusanga hano. Ariko mbere ureba, tekereza mbere y'uko gusanga i Kigali yaba yabanze kuyogoza ibya Musanze na Rubavu na Rusizi. Rero ikintu gituma itabyangiza, ariko n'ubundi byahari irimo kubyangiza, irimo kwangiza ibyo Abanyarwanda bari, irimo kubica, ifatanyije n'ingabo za leta ya Kongo. Rero nigumeyo hariya, ariko ntihazagire ukweshya, ni mbi. Yego, umuntu yavuga ko uyu mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo umuntu abirebye mu mboni abenshi bahuriza kuko udahagaze neza kuri ubu, ariko ikibitera wowe usesenguye mu mboni yawe, utekereza ko ari FDLR gusa? Hari ibyo Kongo ishinja u Rwanda, ariko u Rwanda rukabihakana, rukagaragaza n'ibimenyetso, ariko narwo rukagaragaza ko
leta ya Kongo ishyigikiye FDLR. FDLR yaba ariyo mpamvu nyamukuru? well, kuri leta ya Kongo bo bashyiramo n'ibindi bakabivangavanga, yego, ariko igisobanuro cy'u Rwanda ihora ihagazemo hagati guverinoma yacu ivuga ngo ni mudukize FDLR cyane, ni muyikize, muyambura imbaraga zituma yadutera, kandi ni mwebwe muzibaha, nimwe mubaha intwaro, nimwe mubaha amafaranga, nimwe mubaha ubutaka, nimwe ni mwebwe mubafubitse, ni mwebwe mubaha aho gukorera n'ibikoresho. Mwitandukanye nayo murebe ko hari ikindi tuzongera, murebe ko hari ikindi tuzongera gupfa. Noneho leta ya Kinshasa yo ibivuga ngo FDLR turabizi ntabwo ariyo, ntabwo ari cyo kibazo, ntabwo ari cyo kibazo, ngo ahubwo ni uko muba mushaka kudusahurira ibyacu. Okay. None se wateze amatwi iby'u Rwanda ruvuga, kuraho FDLR, noneho turebe ko dufatira mu byayo, kuko n'ubundi nta byayo wadufatanye, ahubwo usibye kudushinja kuvuga ngo tuza aha ngaho duje guhiga FDLR ariko ngo tukagira ibindi dutwara. Nk'uko wabivuze, no evidence, nta kizibiti, nta kintu wagaragaza, urimo kubikeka. Ariko guverinoma y'u Rwanda iravuga ati niba unshinja ko naje mu gihugu, banza wibaze icyanzanye. Ese icyanzanye ntabwo gihari? Impamvu inzana ntihari? Biri documented, umuryango w'abibumbye urabizi, wadekaraye FDLR nk'umuryango w'iterabwoba, nka rebel group, a terrorist group, umutwe witwaje intwaro, umutwe w'iterabwoba. Uwo ni umuryango w'abibumbye wabivuze, birahari, biranditse. Amerika irimo guhuza u Rwanda nako irabizi, international community barabizi, nta muntu utabizi, kandi byarabananiye. MONUSCO ikora icyo yariye imyaka yose imaze, so kubera ibibazo byo kugira ngo igarure amahoro hariya, abahatesha amahoro ba mbere, batuma hatagira amahoro ba mbere, abari ku isonga ni FDLR. Rero gusubiza ikibazo wari ubajije, yaba DRC Kinshasa, yaba Amerika, yaba Europe, yaba kuko bakunze kuba babirimo cyane, yaba SADC bigeze kuza hariya, aho kugira ngo baje kurwanya M23, AFC M23, iyo ahubwo yiba barahaye DRC inkunga yo gukuramo FDLR, kabavuga bati u Rwanda ko n'ubundi natwe turakeka ko wenda atari batazanwa na FDLR gusa, ariko kubera ko ari byo bavuga, tugiye kugufasha gukuraho iki kibazo cya FDLR, turebe ko hari ikindi bazifashisha. No one is doing that, nta urimo kubikora, ahubwo bagakomeza bari muri speculation, gukeka, gasaku. Ntacyo byafasha, ntacyo bizahinduraho igihe utarimo gukemura ikibazo cya FDLR burundu. Uzahora hari ibintu utumvikanaho n'u Rwanda mu buryo ugushaka ko rwitwara ngo rutarebayo, kandi hari umwanzi. Leta ya Kongo ivuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23, ubundi nanone ikongera ikavuga ko ahubwo u Rwanda ari rwo ruriyo, ko M23 ari nk'agakingirizo. Hari amasezerano twabonye, hari aya Washington, hari ya Doha, hari ababireba bagasanga no kugeza ubu nta kirakorwa. Ubu usesenguye bwana Ignatius, ubona tuvuge ko ari amasezerano nyine byari ibipapuro gusa,
ese hari akamaro afite kugeza ubu? Kuki leta iyobowe na Tshisekedi ubona ko isa nkaho itarashaka kubyumva? Ubisesengura ute? ariko niko isanzwe. leta iyobowe na Tshisekedi, kishekishe wa mugani wa Trump, niko isanzwe. President Kagame yarabivuze yeruye ku mugaragaro, ngo yari arimo kuganira n'umunyamakuru witwa Mario Naufal. Yego. Aramubwira ati umva, niba hari ikintu kigoranye ni ukugira ibyo wemeranya n'uriya mutware w'Kinshasa bigashyirwa mu bikorwa. Ati kuko abagisohoka mwemeranyije ibintu byo gukora, mwemeranyijeho mwaganireho, atararenga umutaro aba yabihinduye. Urumva? Ntabwo leta y'u Rwanda ishobora kujya mu masezerano itazubahiriza. Ishobora, kuko nicyo buriya mu bituranga, icyo ni icya mbere. Iyo Perezida Kagame avuga ati nk'inshuti, nka allies, nk'abafatanyabikorwa mu buryo ubwo ari bwo rwose, mwatwizera, you can trust us. Yego. Iyo ni indangagaciro. Iyo ushaka kugira ngo na partnerships zindi, imifatanyirize mu karere, mu bindi bihugu hino kure, ugira ngo mufatanye, n'ejo muzakomeze mufatanye, ndetse uzabone n'abandi mufatanya, ukomera cyane kukubahiriza ibyo mwasezeranye. Yego. Icyo rero ni ikintu u Rwanda rukomeraho cyane. Ntabwo ruba rwaragiye muri ariya masezerano iyo ruza kuba rutazi ko ruzabyubahiriza. Ariko kubahiriza iby'u Rwanda, tuvuge nk'ibyo kuvuga ingamba zo kwirindira umutekano, ukazigiza hino, wenda ukazigarura i Kigali, ukazikura ku mupaka, cyangwa se ukazirekera Rubavu, byaturuka ko icyari cyatumye n'ubundi uzishyiraho in the first place cyavuyeho. FDLR. Ibimenyetso byose bihari byari bisanzweho by'uko FDLR hari iri active, biracyahari. Urumva? So rero ni ukuvuga ngo niba icyo bashinja u Rwanda ko rutarakuraho izo ngamba z'ubwirinzi nk'uko wenda byanditse mu masezerano, impamvu ni imwe, niyo ngiyo nakubwiye, ni uko gukuraho izo ngamba z'ubwirinzi bigomba kujyanirana. Actually nta nubwo ubundi byakabaye binajyanirana, byakabaye binabanzirizwa ayo masezerano, sinzi na details, ariko mu gusesengura kwanjye byakabaye bibanzirizwa no kunetraliza FDLR. Ugabanya ingamba z'ubwirinzi, umwanzi ari hariya. Birasa n'ikibazo ngiye kubaza, ni izihe ngamba z'ingenzi u Rwanda rukwiye gufata kugira ngo rukomeze kugira umutekano urambye? Nizo dusanzwemo. Reba ikiduhesheje umutekano ni iki? Imbaraga z'ingabo zacu. Imbaraga ziva he? Ziva mu buryo batozwa, mu buryo bayobowe, mu bikoresho bafite, ikoranabuhanga bakoresha, disipurine bafite, gukunda igihugu bibabamo, ubukotanyi bubaranga, no kumenya ko nka politike iyobora guverinoma y'u Rwanda, politike ya RPF, umutekano w'igihugu, w'abantu, w'ibintu, w'abaturage, w'abashyitsi, niryo fatizo ry'ibyo tuzageraho byose.
yego. ntitwavuze ibintu by'ubukerarugendo ni urugero. wowe wakora ubukerarugendo mu gihugu kidafite umutekano? ufashije urwo rugero rwonyine, ntubona ko kenshi hano twakira events ku rwego mpuzamahanga? yego. ntabwo ushobora ziriya events ntabwo wazijyana mu gihugu kidafite umutekano, no, ntabwo byakunda. So rero icyakomeza gukorwa n'ubundi ni ugukomeza gukora ibitugejeje hano, bya bintu navuze byubatse inzego zacu z'umutekano. narebye Perezida Kagame muri kongere ya RPF iheruka yego. aganira ku natwe abari bari mu cyumba n'abakurikira kuri televiziyo, aganira n'abanyarwanda cyane cyane yibanda ku bintu aho tugomba gushyira imbaraga, aho tugomba gukosora, aho tugomba gukura uburangare. abayobozi n'abo bayobora twese twarabikurikiye. hanyuma ariko ageze ku yumva adafite icyo yanenga ni inzego z'umutekano. inzego z'umutekano RDF, Rwanda National Police, inzego z'ubutasi, ndetse washyiramo na correctional services, amagereza, biriya byose n'umutekano. abantu barinda abantu barinda abakoze amakosa bagatuma batongera kuyakora, abo nabo bari mu nzego. yarabashimye ati uburyo mukora bene mwebwe n'ubundi niyo yari indoto yanjye dutangira kubaka bushya iki gihugu. satisfied. So dukomereza aho ngaho rero, dukomereza aho ngaho twireba. kuko ugiye gutega amatwi abakubwira bakurangaza bakavuga ngo oya uratubeshye, ibyo urimo ntabwo ari byo tuzi kurimo. ubundi se ni mwebwe mutumenyera ibyo turimo? abo ngabo babivuga, ni mwebwe mutumenyera ibyo turimo. imyaka 30 ishize ibyapanzwe byarapanzwe. ejo bundi tuzaba turimo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi. nahoze ndimo kureba nsoma ibintu byo Minisitiri Damascene Bizimana yanditse agaragaza ukuntu jenoside yateguwe. nibyo twari tugiye kujyaho mu kanya. yabyanditse. abo ngabo bose baba barimo kudutesha umutwe. barabirebaga ariko ntacyo batumariye. so naho rero ugarutse kuri biriya bya Rwanda gushyigikira Rwanda, nyine Perezida Kagame se ntiyabyivugiye gushyigikira M23. gushyigikira bitandukanye no gutanga support. gushyigikira ni ukumva wumva neza ibyo barimo, ndetse ubaye ufite n'icyo wabafasha wakibafashisha bibaye byemewe. you understand the cause, uzi impamvu barimo kurwana, bararengana, baratotezwa, babuzwa amahoro, babuzwa amahwemo, ntibafite aho bajya ku musaya, baricwa ijoro n'amanywa, kandi bakicwa na leta. leta yakabaye ibatuye ibarinze kuko ni abaturage bayo. hari abahise babyumva ko ari nk'aho u Rwanda rwemeye ku mugaragaro. warabibonye ku mbuga nkoranyambaga, ati ubwo u Rwanda ruvuze ko rushyigikira, ati mwabibonye ibyo leta ya Tshisekedi yavugaga, biriya byo babyakiriye ababyumva gutya, bumva iyo myumvire by'uko u Rwanda ubundi se usibye na Perezida Kagame usa nawe yabivukiyemo ibyo ngibyo byo akabikuriramo akaba bisaziyemo byo guharanira uburenganzira bw'umuntu, freedom fighter, kurenganura abarenganye. usibye nawe ubimazemo kiriya gihe cyose, njyewe ubwanjye umbajije ushyigikiye M23 nakubwira yego. umbajije impamvu, ni ukubera ko nzi ko barengana, ndifuza ko barenganurwa.
ntacyo mfite nabaha, ariko ngifite gifatika, niba ari ibirayi, niba ari nabibaha. Mu gihe ibyo rero kubera ko ntafite ibyo nabaha by'ibiryo cyangwa imiti ibavura mu ntambara yabo, basi nabavuganira, kubera ko kuvuga ndabizi, kwandika ndabizi, so nabavuganira, iyo ngiye ikaba inkunga yanjye. So rwose kubashyigikira ni ubumuntu, kuko kubashyigikira ni ukubumva, ni no kubavuganira mu karere, mu ruhando mpuzamahanga ukabavuganira, kuko kutabavuganira ni ugutatira igihango, ni ugutatira igihango cy'inkotanyi cya never again, ntibizongere kuba ukundi. Noneho ibyabaye kuri iki gihugu byatubayeho, thank God ko shima Imana abahonotse n'ababashibutseho, ariko ubundi se inkotanyi, ingabo za RPA ntabwo arizo zari zirimo gukorerwa jenoside? No, jenoside yari irimo gukorerwa abantu bari hano mu gihugu. Kubohora igihugu muri rusange byahise bifata indi ntera yo gutabara abari barimo gutotezwa, barimo kwicwa, sibyo? So urumva rero ikintu cyo kurengera abarimo kurengana, ikintu cyo gutabara abari mu magi, ni ibintu by'inkotanyi. Kandi ntabwo ubikorera abari mu nzu yawe gusa, ubikorera n'abaturanyi, abo muturanye, ko muturanye n'umuryango, ni community, cyo ni kimwe. So abari hariya ni community. Binavuga ko RPA itangira urugamba bitari guhagarika jenoside byaje muri cause bari bafite, ntabwo byari birimo se muri 90 se, cyangwa muri 87 aho RPF yabereye. RPF hari uwari uzi ko leta ya Habyarimana bazakora jenoside? Nta wari ubizi. Ariko biriya byatunguye abantu cyane. Urumva, hari rero kurengera abanyarwanda. Maze nkubwire ko nubwo batari n'abanyarwanda, inkotanyi zabikora, kuko aho bari muri Mozambique, aho bari muri Central Africa, aho bari muri Sudani y'Amajyepfo, aho n'ahandi hose, ntabwo ari abanyarwanda bariyo, abanyafurika ni abantu. So noneho kubitiraho noneho ko abarimo gutoteza leta ya Kinshasa irimo kugirira n'abari hariya, noneho irimo kubifashwamo n'abakomoka ku bakoze, n'abazize bakoze jenoside hano n'ababakomokaho. So ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo utabirebeye mu ndorerwamo y'uko urimo kurengera bariya, ntabwo ari kurengera bariya gusa, hiyongeraho n'uko ugomba guhangana n'abashobora kuharenga bakongera bakagusanga hano. That is FDLR. Yego, ukomeje mu kanya ku nyandiko ngira ngo hari ku munsi w'ejo, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yashyize hanze agaragariza abibwira ko Habyarimana atagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, bibeshya cyane. Turabura iminsi ngira ngo ni nk'itanu kugira ngo twinjire mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 32. Ariko kenshi igihe cyo kwibuka kigiye kugera, ukunze kubona bamwe mu bapfobya. Reka tujye kuri Habyarimana, wahoze ari perezida w'u Rwanda, abana be, ariko akenshi uri kugaragara cyane ni Jean-Luc Habyarimana. Bamaze iminsi bagaragara mu bikorwa bakorana inkundura bagamije gutagatifuza uyu mubyeyi wabo, ku buryo hari n'aho bigera ugasanga bateye bamwe urujijo, bibaza uburyo koko
yaba yaragize uruhare muri jenoside kandi yarapfuye mbere y'uko itangira. Hari n'ibindi nabonye, warabibonye byanze bikunze ku mbuga nkoranyambaga, umugore we Agatha, nabyo biteza polemike cyangwa se abantu babivugaho. Utekereza ko ari impamvu ki aba bana ba Habyarimana bagishaka kugaragaza iki kintu cy'uko ababyeyi babo ari abere? Ubisesengura ute Bwana Ignatius? kugaragaza ko ababyeyi babo ari abere. Okay, ni amahitamo yabo, ni amahitamo yabo, kandi si bo bonyine, ni amahitamo y'abantu benshi batandukanye, abo bafatanyije nibo ndimo kuvuga. Ubundi buriya iyo ikintu ndengakamere cyabaye cyangwa se cya kindi icyo ari cyo cyose, hasi amakosa indi ari yo yose, ushobora guhitamo kwitandukanya nabyo, cyangwa se ushobora guhitamo kubigumamo. Ushobora guhitamo kubihakana, ushobora no guhitamo no kubyemera, warangiza ukavuga uti ndamaze, n'ubundi nibyo mwari mukwiye. Abo bana rero urimo kuvuga, ukuvuga ngo hari akantu gatoya baba bashaka kubuririraho, kuvuga ko jenoside yatangiye mu ijoro rishyira itariki ya 7 kuri esheshatu isi amaze gupfa Habyarimana. Okay. So jenoside officially launched adahari. Ariko urebye uburyo yatangiye, uburyo buri systematic, imbaraga yatangiranye, inkubiri yahise ijyamo, intera byafashe vuba vuba, abari barimo interahamwe, interahamwe n'ingabo na gendarmerie, uburyo bahise bafunga ahantu hose, ari nayo mpamvu hapfuye abantu benshi cyane mu gihe gito. Bari barimo kugendera kuri gahunda nk'uko umuntu yaba yarapanze intambara, bari barapanze ubwicanyi. Niyo mpamvu byagiye kuri bo, bumvaga birimo kugenda neza, kuri bo bumvaga birimo kugenda neza, bumvaga barimo kugera ku mugambi bateguye. Ninde se wawuteguye? Si leta? None se biriya bintu uburyo babikoze, umubare w'abantu bishe, imihoro yari ihari, impiri zari zihari, imbunda zari zihari, amacumu yari ahari, byose izo ni resources, ni tools zo kurwana, babimobilije muri ririya joro Habyarimana amaze gupfa. So urumva ni urucabana. Ariko impamvu navuze ngo ni amahitamo, none se ukiri aho mbabarire nguce mu ijambo, aba bana be ko ari bakuru, imyaka yabo irazwi, kuba batabyumva nyuma y'iki gihe, ntabwo ari ko batabyumva, ni ubujiji cyangwa hari iki? Reka ubujiji se gute? Ntabwo ari uko utabyumva, ni kudashaka kubyemera. Kuvuga ngo bya bindi byo nise amahitamo, ushobora guhitamo kuvuga uti umva ni igisebo, byarabaye, papa nabo bayoboraga iki gihugu, ubwo wenda icyo gihe bumvaga ari byo byafasha igihugu kuraho ubwoko bw'abatutsi n'abahutu, badashaka ko abatutsi bavaho bashira barimbuka. Icyo gihe niko babitekerezaga, ariko ntabwo
aho igihe kigeze ibi bintu bigayitse gukomeza kubigaya no gupfobya no kubihakana, kuri jye nicyo gisebo. Ubwo ndavuga mbaye ndi nka Jean Luc, yego kuri jye nicyo gisebo kirenze ibyo ngibyo. Reka rero nitandukanye nabyo. yego N'ubundi jyewe nari umwana, nta nubwo nari ndi kuri za bariyeri, nubwo papa ari we wari warabipanze. So by extension I feel guilty. Kandi mu Rwanda muri politiki ya RPF no mu mategeko u Rwanda rugenderaho, icyaha ni gatozi. Ego, ntabwo ibyo so yazize, ibyo so yafungiwe, ibyo so yakubitiwe, ntabwo uri umwana we cyangwa uri umuvandimwe we utarabigizemo uruhare, icyaha gihita ukigiraho umugabane. Ahubwo ukigiraho umugabane iyo utangiye kujya mu bashyigikiye icyo cyaha ko cyakozwe, ukabitagatifuza. You justify it, you refuse to see, ukanga kubona. Iyo urimo kwanga kubona, ni nabyo bivamo utangira gusiragira ucuragana ujya i Kongo aho FDLR iri, ujya kuganira na leta ishyigikiye kugira ngo muganire ku buryo yahabwa imbaraga. yego So nukuvuga yanze kwemera, kandi si we wenyine. So ni amahitamo ye rero. Ibindi biba bimuri mu mutwe ntabwo wabimenya. Bya biri nise, niba barapfuye baramaze, niba twarabishe turamaze, bya biri byo navuze. yego Rero mu mutwe we aho ari aganira n'uwe bizeranye, wasanga bibereye muri ibyo ngibyo byo kubaza ubundi bari iyo utabica. So, ni amahitamo. yego So nk'uko umuntu ahitamo kwiba, umuntu yahitamo kwica. Wanamufata ukamufunga imyaka 10, wamurekura akongera agasubira mu kazi, mu bujura no mu bwicanyi. Ni amahitamo yabo. yego Ni amahitamo yabo rero. Mu byo twe twese abakuru abato turwanya, ibyo ngibyo birimo, kuko iyo ni ingengabitekerezo. Iyo ngengabitekerezo rero ni kimwe, ahubwo ni nacyo cya mbere giha imbaraga FDLR. Iyo ngengabitekerezo ni imobiriza abashaka gukomeza kubyumva uko nguko bihora uko, nibo bamobiliza amafaranga afashe FDLR. yego Ni nabo batuma leta ya Kinshasa ikomeza kumva ko gufatanya na FDLR ni gufatanya n'abantu nabo bafite kozi yabo, bafite kozi yabo nk'uko RPF yowe na Perezida Kagame na guverinoma y'u Rwanda nabo bafite kozi yabo, aba nabo bafite yabo. ariko binavuga ko Jean Luc n'ubundi ajya rwose muri Kongo, tumubona yose amafoto yose ntitwayabonye, se amafoto ntitwayabonye. Reka ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Tekereza ko buriya ashobora kuba wenda intumbero afite cyangwa icyifuzo ari uko nawe ashobora kuza akayobora u Rwanda bigakunda. Ntabwo mbizi, ni ukuri. Ariko none se FDLR wumva ko baba bashaka gukomeza kurwanira hariya no gutoteza abatutsi ba hariya muri Kongo gusa? Wumva ko ari umugambi wabo bashaka gukomeza gukorera utuntu twabo aho ngaho? Oya, ubaretse baza hano. None se baza hano kugira ngo tubane mu kuyobora igihugu, bahabwe za minisiteri n'inzego, dufatanye nka bya bindi bya Arusha? No, baba baje guhirika ubutegetsi buriho, nk'uko na Tshisekedi yabivuze cya gihe mu matora. Urumva ko iyi leta
akanabivugana Ndayishimiye ati twashyigikira ahubwo ahantu kugira ngo dufashe urubyiruko bikize buriya butegetsi buriho. Urumva? Naravuze ngo rize sirumerere. bivuze iki mu kinyarwanda? Ni nko kurahira uti rwose ririya jambo mpora mbona abantu bazi igifaransa barigarura sinjye menya iki. So kujyayo rero kwa Jean-Luc Habyarimana nose urumva yabaganira iki kindi na Tshisekedi? Ni uburyo bwo kurushaho kumobiriza abandi banyarwanda, kumobiriza resources z'amafaranga kugira ngo intwaro zigurwe bakomeze barwane bagamije gutera u Rwanda. Bo baba banafitanye n'ibindi by'uko buriya FDLR ishaka kuza hano ariko inatunzwe cyane cyane no gufasha Kinshasa kurwana intambara zayo. Buriya ngo barwana kurusha ingabo za Kongo. barwana kurusha ingabo za Kongo. Naho rero ibya Jean-Luc kuba yagira igitekerezo cyo kuba yayobora u Rwanda birashoboka. Kuvuga ngo ariko ubu sinazaba dubaye dutsinze sinazaba perezida nyine ko n'ubundi data ari we wari perezida tutaratsindwa. Izo ni indoto ze. Ibyo ngibyo nta nubwo jyewe numva ari ibintu toto cyane, n'urucabana. Nta nubwo numva nshaka kujya mu bintu byo kuvuga ngo reka ngo ibyo ntazabigeraho, naba ndimo kubagiza umwuka wanjye gusa. Reka nanone ndifuza kumva igitekerezo cyawe ko ni ikintu cyagarutsweho tariki ya 31 mu kwezi kwa mbere dutangira umwaka wa 2026. Hari ikiganiro cyasohotse kuri YouTube cya Madame n'ubundi Bonina nyina wa Jean-Luc Habyarimana, Agatha Kanziga. Muri icyo kiganiro yavuze byinshi kuva mu bwana bwe, ibintu byinshi abantu batabugarutseho rumwe no kuri ibyo. Ariko icyo nifuza kumva wenda utekereza ku badukurikiye, yagaragaje ko atemera ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ahubwo abigereranya n'intambara ngo yabaye hagati y'abanyarwanda. Mu magambo ye arivugira ati muri icyo kiganiro ati baba abahutu baba abatutsi baba abatwa, ati ninde munyarwanda wavuga ko atakomeretse? Ninde munyarwanda wavuga ko atapfushije? Bane Ignatius umukuru aya mateka y'iki gihugu nawe yayazi. Wabyakiriye ute? Niba wenda ushobora kuba warabikurikiye cyangwa se wenda niba utaranabikurikiye, ubisesengura ute kuba nyuma y'imyaka 32 ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye, ashobora kuba uyu mudamu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana atekereza atyo? Na nyuma y'imyaka 64 cyangwa 100 hazaba hakiri abantu batekereza nabo. Ibyo ngibyo rwose ubyitegure, uzarinda uva muri iyi si ugejeje imyaka nk'105. Hazaba hari abantu bavutse nyuma y'imyaka 60 jenoside ibaye, ariko kubera ko babisoma mu mateka, uruhererekane rw'inkuru, uruhererekane rw'ibitekerezo, ingengabitekerezo, hazaba hari abantu bameze nka Kanziga Agatha, bameze nka Victoire Ingabire, bazaba bahari. Sibyo? Ibyo ngibyo byo rwose waba urimo kwibeshya wibaza ngo ibyo ngibyo ngo bizavaho, ngo igihe kizagera igihe kizagera abantu bose bagire mu mutwe hatagatifuye, roho nziza zera, bareke kubibona gutyo. Bazahoraho. Ikigomba rero guhoraho ndetse kigakomeza gikura ni uburyo bwo kurwanya ibyo bitekerezo ku neza, nka kuriya minisiteri bikora,
abanyarwanda babikora, ubuyobozi bw'iki gihugu bubikora, inkotanyi zibikora muri politiki, ubukangurambaga, kuganira, kwigaragaza ibyiza, ubumwe n'ubwiyunge, gukorera buri muturage wese ntawe usumba undi, kwigisha buri muntu wese, ubutabera kuri buri muntu wese, ubukire kuri buri muntu wese, amashuri kuri buri muntu wese, ubuvuzi kuri buri muntu wese, uburinganire. Burya uburimo buri muntu wese, buri buyobozi bwose buba bushaka kugira ngo buteze igihugu ubuyobozi bwiza, buteze igihugu intambwe zikiganisha ku mibereho myiza irushijeho y'abaturage. Buriya niko kazi ka mbere. Reka abaturage babone ubutabera, reka abaturage babone ko akazi karimo kuboneka, amafaranga arimo kwiyongera, imihanda irimo gutungana, ikoranabuhanga rirahari rirafasha, ubuvuzi kuri bose, abana bariga, ibidukikije ni sawa, igihugu kiragendwa, nabo bagenda. Buriya niko kazi k'ibanze mu kugaragaza ineza utitaye ku yakozwe n'abandi. So ubwo ni ku neza. Ku nabi rero ni ibyo kumenya ko nubwo iyo neza wayikora ukayikora nka Yezu Kristo, nawe byarangiye bamwirengeje, sibyo? Yezu Kristo nta ngabo yari afite. Yaza kuba afite ingabo ntabwo aba yarapfuye ruriya rupfu. Ariko we nuko bavuga nyine ko byari mu mugambi wa se Imana, gupfa ntacyo, ubundi yarazutse. Ariko iyo ubizanye mu buzima busanzwe, muri politike, mu bantu ku isi, ukora bya bindi byose navuze, ugasigara uzi neza ko hari batazemezwa n'ibyo ngibyo. Ukagira RDF, ukagira Rwanda National Police, ukagira ubutasi, ukagira ibikoresho, ukagira ikoranabuhanga, ukirinda ba bandi bajya batekereza ko bakongera uko ibihe bishira, uko ibihe bisimburana, icyizere kikagabanuka, icyizere cy'uko bashobora kubigeraho kikagabanuka. Kigabanurwa n'iki? Kigabanurwa n'uko babona umubare bashima bya bindi byiza bikorwa, ya neza ukomeza kwiyongera. Abemera, abayoboka, abashaka amahoro, abashaka gukira, abadashaka imidugararo, abadashaka guhungabana, bakaba benshi, bakaba abarinzi b'ibyagezweho. Uwo wavugishaga ejo bundi 5 years ago, wamuvugisha ubu ugasanga siko ameze, ugasanga yakuvuyeho. So rero ibyo bigaca intege bari. Ikindi kibaca intege ni za mbaraga noneho zibiturika, ukomeza kubaka, ugatangira kumenya ko umutwe bashobora kuwumena. Ubundi bibazaga wenda ko waza ukarwanira nka nuza ukarwanira Nyungwe, noneho umutwe bazawumena ukiri Kongo, ukabahashya. Baba badahaha, nawe ukaba uzi neza ko bazaguya. There's no chance. So ni ibyo ngibyo rero ngira icyo navuga, naho gutinda ku byo Agatha yavuze, cyangwa ibyo umuhungu we akora, cyangwa ibyo Ingabire yakomeje akarinda anasubira mu buroko. Turabizi nibyo tubamo, turabimenyereye, abagenda bahinduka, ariko hari n'abakiyemeje kubigumamo. Abo ngabo rero uburyo bwo kudiringa nabo burahari. My confidence grows every day ko we are okay.
and we shall be okay tomorrow. yego Yeah. reka ngushimire cyane bwana Ignatius kuba twaganiriye ku busesenguzi ariko mbere n'abadukurikiye bashobora kuza kuduha ibitekerezo byabo ariko kandi ndarizera ko ubutaha nimwongera kutwemerera Yeah. tuzongera tukaganira no ku zindi ngingo zitandukanye. Ushaka kuzajya uza buri cyumweru upfa kuba uzana ibintu byo numva neza gusa yego ntakinaho umwanya wo kumarana nawe iminota 30 20 40 y'isaha nushaka uzageza tubikore buri cyumweru kuko uyu ni umusanzu bya bindi byo nahoze mvuga amajwi y'abantu bavuga ibintu mu buryo butavangavanze ayo majwi aba akenewe mu kazi atuma abavuga kurusha abandi abandika kurusha abandi burya baba bari mu kazi ko kugira ngo ba bandi bashobora kuba barimo kubwirwa ibindi bicuramye noneho bumve ibiri upright noneho bahitemo bafite ese kuyu yambwiye iki akaba yambwiye iki ngiki ndahitamo iki bashyire ku munzani amaherezo ukuri kuratsinda niyo kudatsinze bose gukomeza kwigarurira abafite umutima ushaka kumva ikinyoma kigasigaramo bake cyane. Yego murakoze cyane.